inshuti uwo duhuriye muri iki kiganiro Yesu inshuti ihebuje, ndagusuhuza nkwifurije amahoro n'umugisha biva ku Mana Data wa twese. Ndagira ngo twibukiranye yuko Yesu kugira ngo yitwe inshuti yacu ihebuje ariko asize icyubahiro cye mu ijuru, akemera guhinduka umuntu, akagaragara nk'Imana yihinduye muntu, kandi akagaragara nka jambo w'Imana. Ndagira ngo muri uyu mwanya twibaze kuki Yesu yiswe Umunazareti. Kuki Yesu yiswe Umunazareti? Inshuti, Yesu yakomokaga kuri Dawidi. Iwabo wa Dawidi hari mu majyepfo hafi y'umupaka wa Misiri i Betelehemu. Nyamara Yesu yiswe Umunazareti kubera siki? Yesu ntabwo agomba kwitwa Umunazareti, ahubwo yagomba kwitwa Yesu mwene Dawidi ukomoka i Betelehemu. Nyamara yiswe Umunazareti kubera iki? Igihe Abisirayeli bari baratataniye mu mahanga, barigabyemo kabiri. Samariya wari umurwa mukuru w'imiryango 10 ya Isirayeli, wafashwe n'Abashuri bajyana Abisirayeli babatataniriza mu mahanga kure. Aho hari mu mwaka wa 722. Bari bamaze imyaka 209 batandukanye na Isirayeli y'amajyepfo, kuko bari baratandukanye muri 931. Nyamara igihe Abayuda nabo bajyanwe mu bunyage guhera muri 586 mbere ya Kristo, Ezekiyeli yaje kwerekwa. Imana imubwira yuko Abisirayeli bazongera kuba ishyanga rimwe. Ibi tubisoma muri Ezekiyeli 37 umurongo wa 18 ukageza wa 23. Ibi byaje gusohora igihe Abamedi n'Abaperesi bafashe ubutegetsi bw'i Babuloni, maze umwami Kuro wari uyoboye urugamba rwafashe Babiloni yaje kumenya amakuru yuko Daniyeli ari we wavuze ko Imana ye, Imana yo mu ijuru, Imana isumba ibigirwamana byose, yabashije kugabira Abamedi n'Abaperesi ubwami bw'isi yose. Kandi aza kumenya yuko Yesaya yari yarahanuye ko Kuro ari umushumba w'Imana. Ibyo byari bimaze imyaka isaga 100 bibaye, ko ari umugaragu uzubakishiriza Uwiteka inzu i Yerusalemu. Muri 539 mbere ya Kristo, Kuro yategetse ko abajyanwa ari abanyagano bose basubira iwabo. Ariko ndagira ngo ikiduhirije cyane, kidushishikaje uyu munsi, turebere hamwe ibarwa Kuro yanditse ashaka ko Abayahudi basubira iwabo i Yerusalemu bakubakira Uhoraho inzu. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi ngo ijambo ry'Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore. Ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose, kandi arandika ati: Kuro umwami w'Ubuperesi aravuga ati, Uwiteka Imana nyir'ijuru yangabiye ibihugu by'abami bose byo mu isi, kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu mu Buyuda. None rero umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, Imana ibane nawe, azamuka ajya i Yerusalemu
mu Buyuda yubaka inzu y'Uwiteka Imana ya Isiraheli, ariyo Mana iba i Yerusalemu. Kandi umusuhuke wese usigara aho yasuhukiye, abantu baho nibamufashishe ifeza n'izahabu n'ibintu n'amatungo, ukuyemo amaturo baturira inzu y'Imana y'i Yerusalemu babikunze. Urabona ko Kuro yategetswe n'Imana ikamushishikaza, ikamubwira ngo nategeka Abisirayeli bose batahe basubire iwabo, ariko ategeka ati n'abaturanyi babo, umuntu wese w'umusuhuke uri busigare ahe bene wabo ituro, abahe imfashanyo yo kuzajya kubaka inzu y'Uhoraho i Yerusalemu. Iri tegeko ryabaye ingirakamaro cyane, kuko aho Abayuda bari hose n'abo mu miryango 10 y'Abisirayeli bose bagarutse gutura iwabo muri Isirayeli, kandi bagarutse gutura hatitaweho aho umuntu akomoka byanze bikunze, kuko Imana yashakaga ko baba ishyanga rimwe. Reka twumve uko Imana yabivugiye mu kanwa ka Ezekiyeli umuhanuzi. Ezekiyeli 37, turahera ku murongo wa 18, maze twumve icyo Uhoraho yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Ezekiyeli. Maze igihe abantu b'ubwoko bwawe bazagusobanuza bati, mbese ntibadusobanurira impamvu z'ibyo, uzababwira uti, uku niko umwami w'Iteka avuga ngo, dore ngiye kwenda inkoni ya Yosefu iri mu kuboko kwa Efurayimu n'imiryango y'Abisirayeli bagenzi be, maze mbashyire hamwe inkoni ya Yuda, mbagire inkoni imwe, babe umwe mu kuboko kwanjye. Uhoraho yavuze ati, uko amahanga abiri yari yaratandukanye, noneho agiye kubahuza babe ishyanga rimwe, bamere nk'inkoni imwe iri mu kuboko k'Uhoraho. Nshuti muvandimwe, biroroshye kumva uburyo Imana yacu ibasha kuduhindura tukaba umuntu umwe kandi twari abantu babiri. Ibasha kutugira abantu bagiranye isano nayo, uko duhuriye kuri yo Imana yacu, akaba ariko duhinduka umuntu umwe. Reka dutekereze noneho icyatuma Imana itemera ibyo tubeshya ngo ni ubumwe. Igihe haba hatari kubaha Imana, Abisirayeli rero bamaze kugaruka i Yerusalemu, habaye isanamitima mu gihe cya Ezra n'igihe cya Nehemiya. Igihe cya Ezra na Nehemiya habaye kubaka umurwa wa Yerusalemu, habaye kubaka inzu y'Uhoraho, habaye gusubiza abantu bose mu mabwiriza no mu mategeko y'Imana, yaba amategeko 10 tubona mu gitabo cy'Imuka Misiri igice cya 20, yaba amategeko y'ubuzima, yaba amategeko mbonezamubano. Imana yakoresheje Ezra maze yigisha abantu, ikoresha Nehemiya ashyira itegeko, ishyanga ry'Imana risubira kugenda uko Imana yashakaga. Kuko ise Yesu yiswe umunyanazareti, ndagaruka kuri cya kibazo cyanjye, kuko Yesu yiswe umunyanazareti. Igihe rero Yosefu wari umubaji, ijambo dukoresha umubaji ribasha kuvuga byinshi, ariko kuri Yosefu ryavugaga ibindi birenze kuba umubaji. Yabashaga kuba umwubatsi wubaka amazu akayamanika, yabashaga kuba umucuzi utegura ibyuma, yabashaga kuba
umuntu w'umuhanga mu bukorikori abantu bifashisha mu bintu byinshi. Yagiye gutura i Nazareti, aba ariho aba. Igihe cyarageze rero, umugeni we yarasabye Mariya, abonekerwa na marayika. Marayika aramubwira ati, uraho yewe uhiriwe, umwami Imana ari kumwe nawe. Dore mwuka muziranenge azakuzaho, uzasama inda, uzabyara umuhungu, azitwa Imanueli. Ivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Igihe Yosefu yamenye ko Mariya yari atwite, yashatse kumubenga rwihishwa kuko Yosefu yari inyangamugayo. Maze marayika aramusanga ati, Yosefu mwene Dawidi, ntutinye gutwara umugeni wawe. Mariya ntabwo ari inkubaganyi, Mariya ntabwo ari icyomanzi, ahubwo inda afite ni iy'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ibyo byabereye kugira ngo Yesu azitwe Imanueli. Matayo igice cya mbere umurongo wa 21. Yesu rero yabaye mwene Dawidi, ariko abyarwa n'umuntu wari utuye i Nazareti. Igihe rero kitari kirekire cyane Yosefu yabaye impunzi mu Misiri, Herode wamuhigaga yaje gupfa, nyamara ahima umwana we. Marayika agenderera Yosefu aramubwira ati, igenda mujye gutura i Nazareti, kuko uwasimbuye Herode ni Herode umuhungu we, ashobora nawe kumwica. Maze Yosefu aragenda ajya gutura i Nazareti. Tugeze rero mu mwaka wa 27, Yesu yaramanutse aza kuri Yorodani, aho Yohana mwene Zakariya yabatirizaga abantu. Ariko yabatizaga abantu bihannye, yabatizaga umubatizo wo kwihana. Kandi uwo mubatizo yabwiraga abantu, ndetse hari n'abo yabwiraga ati, mwabana b'inshira mwe, ninde wababwiye guhunga umujinya wenda gutera? Mbega ukuntu uyu mubatizo wari ufite imbaraga. Abantu bose barazaga batitaye ko ababwira nabi ngo arabita abana b'inshira. Nuko rero Yesu nawe araza aramusanga. Iyi nkuru tuyisoma muri Luka igice cya 3 umurongo wa 21 n'uwa 22. Yesu asanga Yohana amubwira ati, nanjye ndashaka kubatizwa. Ntabwo Yesu yabatizwaga yihana, hihana wakoze ibyaha. Ariko Yesu yashaka gutanga urugero ngo abazamwemera nk'umukiza wabo bose bazabatizwe, kandi bazabatizwe mu mazi menshi. Ijambo ryakoreshejwe mu Rugereki ryitwa batizein cyangwa batizo, risobanura kwibiza mu mazi umubiri ukarengerwa wose. Hari igihe ubona abantu bakora amakinamico ndetse na za filime zigatambuka, bakerekana Yohana ari muri Yorodani hagati afata urwabya rw'amazi cyangwa icupa ry'amazi agasuka kuri Yesu. Siko biri, ahubwo abantu bose babatizwaga baribizwaga, kuko kuriya kumena amazi mu gahanga ntabwo byitwa batizein, ahubwo byitwa lantizein. Ibyo rero ntabwo ariko byagenze. Yesu ntiyabatijwe mu gahanga, ahubwo Yesu avuye mu mazi, ijuru rirakinguka, Umwuka Wera amuzaho mu ishusho y'inuma. Amujeho mu ishusho y'inuma ni Umwuka Wera waje, ariko mu ijuru humvikana ijwi rivuga ngo, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Aha rero tuhabona kandi kantu keza cyane, tuhabona ubuhamya bw'ubutatu
bw'ubumana mu butatu. Umwana uvuye mu mazi, ijwi rya Data twese mu ijuru rivuga riti nguyu umwana wanjye nkunda, na Mwuka Muziranenge wamujeho mu ishusho y'inuma. Yesu ava mu mazi aragenda. Noneho undi munsi Yohana ari kuri Yorodani abatiza, ntabwo ari wa munsi Yesu yabatijwe. Yohana abona Yesu aje amusanga aturutse kure, aravuga ati nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Igihe abantu bari bavuye aho ngaho, iyi nkuru dusoma muri Yohana igice cya mbere umurongo 29 yagiye yamamazwa. Ntabwo mvuga bayamamaje bose kuko mpari, ariko hari umwe gusa wanditswe ibye, uwitwa Filipo. Filipo aragenda asanga umugabo wabyutse akora muri famu ye, akora mu murima we, ahingira imitini ye. Aramubwira ati Natanayeli, wiriwe ngwi. Yewe umva tuvuye kuri Yorodani ariko twabonye Mesiya wa wundi dutegereje uzaza. Ati se mwamubonye he? Ati ni Yesu umunyanazareti. Natanayeli yaratangaye cyane, atangazwa no kumva umuntu uvuga ko i Nazareti habasha kuva ikiza. Aramubwira ati se Fili, yabuvuze ko yavuye ahandi byo nari kwemera, ariko wari wumva ikiza kivi Nazareti? Filipo yaramubwiye ati ngwino urebe kandi wumve. Natanayeli ntabwo yatindiganije, yaraje ajyana na Filipo asanga Yesu. Yesu yamubereye inshuti ihebuje. Yesu ntabwo yaryarye Natanayeli, akimukubita amaso yavuze ati dore Umwisirayeli utagira uburyarya mu mutima. Natanayeli yarikanze ati unziye, wambonye ryari? Ati igihe wari munsi y'umutini uvugana na Filipo nakurebaga. Natanayeli atanga ubuhamya ati noneho nibyo koko nemeye ko uri umwana w'Imana. Uyu munsi Yesu ntabwo ari inshuti ya Natanayeli gusa, ntabwo ari inshuti ya Filipo gusa, ntabwo ari inshuti ya Yohana umubatiza gusa, ntabwo ari inshuti ya Bigeke gusa. Yesu ni inshuti ihebuje ya twese, ni inshuti ihebuje yawe n'umwemera, ni inshuti yanjye ihebuje. Urashaka kwemera Yesu? Muvandimwe duhuriye kuri iki kiganiro Yesu inshuti ihebuje, ndakurarika nguze dukomeze turebe ubucuti buhebuje bwa Yesu, turebe uko twamubona nk'inshuti yacu, umuntu wese akamubona nk'umwihariye. Yesu ni inshuti yacu. Reka ngire ngo dusomere hamwe aya magambo ayo Yesu yivuzeho. Ndashaka ko tureba icyo Yesu yivuzeho avuga aya magambo. Yohana igice cya 5, ndagira ngo turebe aho yavuze amagambo nkunda cyane kandi antera kumwifuza nk'inshuti yanjye, antera kwifuza ko nawe yaba inshuti yawe. Nuko rero Yesu aravuga ati mwe gutekereza ko nzabarega kuri Data, kuko hariho ubarega ndetse ni Mose wo mwiringiye. Abishingikirije ku mategeko ya Mose atubera ikirego turamutse ariyo twishingikirijeho. Twishingikirije kuri Yesu
bitubera umugisha kuko Yesu ari umurengezi wacu. None se muvandimwe, none se inshuti yanjye, Yesu uramubara ute? Akubera inshuti ikurutira zose. Maze Yesu turebe, tumubone mu inshuti yacu iturutira izindi. Yesu Kristo aradukunda. Byamuvanye mu ijuru aza kubana natwe, yambara umubiri wa muntu, abaho ubuzima bwa muntu. Yararize nk'izindi mpinja, yarashonje nk'abandi bantu, yifuje kubana n'abandi, ariko yagaragaje imico myiza. Mu bukwe bwe kandi yagaragaye nk'inshuti nziza. I Kaperinawumu aho yahagije abantu 5,000 yagaragaye nk'inshuti nziza. I Nayini aho yagaruye ubuzima bw'umwana bari bagiye gushyingura yagaragaye nk'inshuti nziza. Yesu ni inshuti nziza. Mbese ntiwakwemera ngo Yesu akubera inshuti nziza, akurutira izindi inshuti zose, kuko muri we nta buryarya burimo, kuko muri we hari urukundo gusa. Emera ufatanye nanjye dusenge kugira ngo twakire Yesu nk'inshuti yacu nziza. Imana yacu nziza idukunda cyane iri mu ijuru. Umukiza wacu yavuye mu ijuru, araza yambara umubiri wa muntu, acishwa bugufi, avukira mu kiraro cy'inka, abana na rubanda rugufi. None uyu munsi ari mu ijuru iburyo bw'Imana isumba byose, aradusabira. Ni inshuti yacu, inshuti yacu ihebuje. Tubashishe kumwemera no kumuha umwanya mu mutima wacu, kugira ngo ibyo twese tubona bitari bidukwiriye, ibyo twakoze bidakwiriye, abitubabarire, atubashe no kutazabisubiramo. Abe inshuti yacu nziza, adutume no ku bandi kugira ngo tubazane nabo abe inshuti za Yesu. Ni mu izina rye tubisabye, amen.